amen. Reka muri iki gitondo cy'isabato turumvikana? Yego turabumva. Murakoze cyane. Nari mvuze nti reka muri iki gitondo cy'isabato dushima Imana cyane kuko ari Imana nziza kuri twebwe kandi ibihe byose niko ihora itugaragarira. Icyubahiro cyayo nikererezwe mu mitima y'abateraniye ahangaha bose. Reka kandi mbashimire namwe nk'itorero rya Zindiro, ngira ngo hari n'ubwa mbere tubashije tugiye kumva ijambo ry'Imana. Narageze akanya ntabwo ari ubwambabona, ntekereza ko hari na benshi ijwi ryanjye mu ryumva. Ndashima Imana rero ku bwanyu no kubw'iyi gahunda yashyizeho, nubwo dutekereza ko bikorwa n'abana b'abantu, ariko Imana burya niyo iba iri inyuma y'ibintu byose. Mu gihe tutabasha guteranira mu nsengero, iri koranabuhanga naryo rikaba ari rishobora kudufasha kugira ngo tubone uburyo tuganira ijambo ry'Imana. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ndabashimye rero nanone abambanjirije mwese ku byigisho byiza mwatanze, kandi Imana namwe ibagirire neza. Muri uyu mwanya rero reka tuganire ku nsanganyamatsiko nkunda cyane, ari nayo mpamvu nifuje ko tuyiganiraho. Abantu benshi iyo bagiye kubwiriza ahantu bwa mbere bibabera ikibazo cyo kwibaza ngo ese ndavuga kuki, umuntu agafata umwanya munini cyane, ariko hari bitajya bikunda kumbaho njyewe cyane kuri iyo ngingo, kubera iyi nsanganyamatsiko nkunda cyane. Umwana umwe uba mu gihugu cyo mu mahanga ya kure, afite nyirakuru hano mu Rwanda, yabonye abantu rero bavuyeyo baje i Rwanda, abaha umupira. Muri iyi mipira y'abakinnyi murayibona, abakinnyi b'umupira b'ibyamamare, imyenda yabo bambara. Noneho umwana yari afite umupira w'abakinnyi akunda cyane, hanyuma nyirakuru rero awubonye aravuga, mwana wanjye uyu mupira w'abakinnyi ko wawiyambuye ukawumpa, nzawambarira he? Umwana aramubwira ati rero nyogokuru, uwo mupira ni uw'abakinnyi nkunda cyane kandi nawo ndawukunda, rero nakoherereje icyo nkunda. Nanjye rero icyo nkunda ni insanganyamatsiko tugiye kuganiraho, niyo nifuje yuko mbaha nanjye icyo nkunda. Rero ntabwo nagize icyo kibazo cyane cyo kuvuga ngo se ngo turaganira kuki. Oya, insanganyamatsiko yahisiza kuko ari cyo nkunda cyane, kandi nzi neza ko buri muntu wese akeneye ibiri muri iyi nsanganyamatsiko. Insanganyamatsiko rero yacu iravuga ngo kura inkomyi mu masengesho yawe. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Muremyi wacu kandi mukunzi wacu, turagushimye cyane kuri Imana nziza kuri twebwe ibihe. Nshimye ko uri Imana usenga ikatwumva, kandi isezerano ryawe niko riri. Turagushimye ko iyo tugusenze tukuboneramo uburuhukiro. Muri uyu mwanya rero turakwinginze cyane ababera abana natwe, intekerezo z'abanteze amatwi bose ziyoborwe n'umwuka wawe,
kugira ngo iri jambo ritubere ijambo rifasha imitima yacu n'imibereho yacu muri uru rugendo turimo tugenda mu ijuru, kugira ngo Mwami Imana ubwo uzaba uri ku bicu uzanezezwe no kuganira twishimye, kuko twagendanye nawe muri uru rugendo kandi tukarusoje turi kumwe nawe gusa izina rya Yesu, amen. Kuri ndatekereza ko buri muntu wese n'utaza gusenga arabizi ko amasengesho abaho. Ntabwo rero turi bujye kuvuga cyane ku by'amasengesho, ariko nanone ntabwo twareka kugira icyo tuvugaho gatoya, kuko amasengesho ni ikintu umuntu wese akenera. Yaba umwana akeneye amasengesho, yaba umugore akeneye amasengesho, umugabo akeneye amasengesho, umusore, inkumi, amasengesho. Ariko se ni iki? Cyangwa se amasengesho ni iki? Cyo kugana Yesu haravuga ngo gusenga ni ukugururira Imana umutima kuko twashyikirana n'inshuti magara. Kugururira Imana umutima kuko twashyikirana n'inshuti magara. Umva, Imana ni inshuti irenze inshuti magara. Iyo dushobora kwigereza kwanga bikomeye cyane, ariko hari burya n'ibyo tudashobora kuyibwira. Ni ukuri pe, ahari nimubwira nawe adashobora ukamugirira impuhwe, ukamwihorere, ibanga ukabigenza ukabyigumana. Ubundi genda ukora igihe bishoboka, ariko ukabona ko kubimubwira none aha ntacyo biri bumare, ukagira amabanira bagira abantu nta nshuti irenze. Hari abagore bagira amanga, abagabo babo ntibayamenye. Nta nshuti magara irenze umugabo wawe. Imana yo irenze inshuti magara. Imana ari inshuti irenze n'inshuti magara za hano ku isi, akaba ari nayo mpamvu tuyifungukira ibiri ku mutima wacu byose. Tuyibwira iby'umunezero, tukayibwira umubabaro wacu, tukayibwira byose nk'inshuti magara. Ariko nanone tuzirikane ko inshuti magara iyo muganira, iyo uyibwira ntabwo uyibwira ngo utege amatwi birumvikana. Mu rugamba mukomeze musenge nanone. Rero inshuti yacu magara iyo tuyibwira, ntabwo tuyibwira gusa, ahubwo nayo tuyitega amatwi ikatubwira inama iduha, ikaduha inama, ari kucyaha ikaduha. Ni ukuvuga ngo iyo dusenga dukeneye kubwira Imana, ariko nanone dukeneye no kuyumva nayo ikatubwira. Rero amasengesho yacu agomba kuba amasengesho agera ku Mana, kandi amasengesho yacu tugomba kubonana ingaruka cyangwa se gusubizwa kwayo ari uko duteze amatwi Imana yacu. Rero nk'abamaze kubona umucyo
abamaze kwakira Yesu dufite inshingano. Niyo mpamvu muri ziriya nsanganyamatsiko za MIFEM yaba senior cyangwa se junior harimo kuvuga ko niyemeje kugenda uko byagenda kose, kandi ukiyemeza kugenda n'ubutwari kubera ko uzi yuko uri kumwe n'Imana ishobora byose kandi kugendana nayo mu masengesho. Rero navuga ko dufite inshingano, twebwe bamaze kumenya yuko hari Imana tubwira ibyo tudashobora no kubwira inshuti zacu magara. Dufite rero inshingano zo gusenga, dusengera ibintu bitandukanye. Ubwa mbere tugomba kumva inshingano dufite yo kwisengera twebwe ubwacu, kuko muri uru rugendo tutari kumwe n'Imana ntaho dushobora gutera intambwe n'imwe ngo bishoboke, ntaho twazagera. Rero dukwiye kumva iyo nshingano. Turavuga ngo zigeze nko kuri 5 kuri iyi tubona ku nkuti. Inshingano dufite yo kwisengera ni ingenzi cyane, kuko ntabwo dushobora kujyanira abandi umucyo twebwe tutawufite, kandi ntaho twabona tudasenga. Rero mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere kuri paje y'136 umuja w'Imana yanditse inshingano aravuga ati: dukwiriye gusenga no kuba maso kugira ngo mu mibereho yacu hatabaho guhuzagurika. Abantu benshi bahuzagurika bitewe n'uko badasenga. Rero kugira ngo icyo kibazo tukirinde dukwiriye kwisengera. Ntidukwiriye kunanirwa kwereka abandi ko dusobanukiwe. Kuba maso dusenga bisobanura gushyira amasengesho yacu imbere y'Imana kugira ngo iyasubize. Urumva ko ni inshingano dufite kugira ngo natwe nitunasengera n'abandi twemye, kuko tuzi yuko Imana itaguhuzagurika kandi isubiza gusenga kwacu. Inshingano ya kabiri niyo gusengera imiryango yacu. Abizi ko mu miryango ariho haba inkomoko cyangwa ibibi bitewe n'uko abantu babanye n'Imana cyangwa batanye nayo. Rero abamaze kwemera no kumenya Yesu dufite inshingano ikomeye yo gusengera imiryango yacu. Nanone mu gitabo cyitwa Adventist Home naho yaravuze ati: ababyeyi nibazanire Yesu ibyo badasobanukiwe byose, bazahabwa ubuntu buhagije bwo kubafasha kuyobora abana babo. Ntabwo umurimo wo kurera abana ari inshingano yoroshye na gatoya, ni inshingano ikomeye cyane, kubera ko muri ubwo buryo tuba dutanga nk'ababyeyi, ku ruhande haba hari umwanzi nawe utanga ubundi buvuguruza ubwo dutanga, kandi akoresheje uburyo bwinshi cyane. Rero dukeneye gusengera imiryango yacu. Ababyeyi bakwiye kubyitaho cyane kugira ngo babashe kubona uburyo barera abana babo neza, nk'uko uwo muja w'Imana bivuga. Arakomeza ati: amarembo yugururiwe ababyeyi cyangwa se umubyeyi wese wifuza kurambika ibimuremereye ku birenge by'Umukiza. Aracyararikira uwo ni Yesu ababyeyi kumuzanira abana babo bato ngo abahe umugisha, ndetse n'impinja zigicigatiwe na ba nyina zishobora kuba munsi y'igicucu cy'ushobora byose kubwo kwizera k'umubyeyi usenga. Rero ntekereza yuko ahangaha tuvuze
tuvuze umubyeyi usenga ko ari wa wundi ufite abana mu rugo rwe, ahubwo n'abakiri bato, abasore n'inkumi, namwe bibareba kuko ejo namwe muzaba ari ababyeyi. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ahari njyewe ibyo gusengera mu miryango ntabwo bindeba kubera ko njyewe mba mu rugo njyenyine, ni inshingano kuko aho uri abo usengana nabo, abo nabo ni umuryango ukwiriye gusengera. Rero reka tubyiteho cyane ingingo yo gusengera imiryango tuyigire iyacu, kuko iyo tutayisengeye intege nke niho zuzurira kandi biragenda bikajya no hanze y'umuryango, ibibazo birakwira ku isi kubera ko twananiwe gusengera imyacu. Inshingano ya gatatu, gusengera abasore n'inkumi. Turi mu itorero ubu ngubu, itorero rya Zindiro, abasore n'inkumi bo mu itorero ryanyu mutekereza ko badakeneye ko mubasengera? Barabikeneye cyane, nubwo ari abanyaga mu buryo bw'umubiri, ariko nanone abanyantege nke cyane mu buryo bakeneye amasengesho ndetse y'ubudasiba. Ntabwo byaba bitangaje kubera ko muribuka Samusoni yavukiye mu muryango w'uwasenga Imana kandi afite n'inshingano ikomeye, ariko nyuma mwabyumvise muri iriya gahunda yo cya 10 uko byaje kugera. Rero abasore bacu n'inkumi zacu dufite inshingano yo kubasengera cyane kugira ngo Imana ibashakira bakigereho. Umurimo wa gikristo haravuga hati abasore benshi bahawe uburere bwiza mu miryango, bakwiriye gutorezwa gukora umurimo. Nibakorera munsi y'ubuyobozi bw'Imana, bagashyigikirwa n'amasengesho y'abo bakorana nabo, bafite uburambe mu murimo, bazabasha gukora umurimo mwiza kandi wuzuye imigisha. Inshuti zanjye, aba basore n'inkumi bacu bafite imbaraga zishobora gukora byinshi cyane, ariko tutabasengeye imbaraga zabo zishobora gukoreshwa n'umwanzi. Nimureke rero tubasengere, cyane cyane abafite uburambe mu murimo, bazi uko uteye, bazi uko uruhije, bazi uko ugomba gukorwa. Abasore bakeneye amasengesho yanyu, izi nkumi zikeneye amasengesho yanyu kugira ngo umurimo batozwa gukora bazawukore neza. Ngo nibahuriza hamwe imirimo yabo n'iy'abababanjirije mu murimo, bagakoresha imbaraga zabo za gisore mu buryo bashoboye bwose, abamarayika bo mu ijuru bazajya babaherekeza. Icyizere n'ibyiringiro abamarayika bo mu ijuru bazabazanira kimwe n'abakozi bagenzi babo, bizabatera gusenga, guhimbaza no kwicisha bugufi kuranga abafite kwizera nyakuri. Aho bivugwa mu murimo wa gikristo kuri paje ya 46. Abasore rero nitutabasengera, nubwo haruguru twabonye yuko twese dufite inshingano yo kwisengera, ariko bakeneye amasengesho yacu by'umwihariko ngo babashe kuba abasore bakora Yesu, kandi inshingano bazabashe kudusimbura neza. Dufite inshingano
tugeze yo gusenga itorero. Kugira ngo ahari muri kino gihe cyacu twaba dufite ishijeho kureba ibihe byatambutse. Itorero byinshi cyane bikeneye gusengerwa. Itorero rifite abizera basubira inyuma, bikeneye gusengerwa kugira ngo bagume. Itorero rifite ibyo rigomba gukora byahamagariwe byinshi nanone, ku buryo kugira ngo ribashe kubikora reba amasengesho. Abizera bari mu matorero ubu ngubu wese asigaye yikorera ibyo yumva byumva, niko bimeze ahantu henshi. Ukitaye cyane kugira ngo agere mu buyobozi bw'ijambo ry'Imana. Dukeneye gusengera abo bizera. Uyu munsi umuntu ntabwo kujya gusenga ntibikiri ngombwa. Oya, abo ngabo Satani ari bariganya kandi bari mu itorero ryacu. Dukwiriye kubasengera, dukeneye kubasengera. Ni inshingano yacu kugira ngo basengere Uwiteka agire icyo abakorera. Mu gitabo cya 2 cy'Ingoma, mu cya 7 ku murongo na 14, ariya magambo avuga ngo itorero rizasubira inyuma mu gihe abizera bashaka ubufasha buvuye ku ntebe y'ubuntu, kugira ngo batananirwa gufatanya mu murimo ukomeye wo gukiza abantu bari hafi kurimbuka. Urumva ko itorero rikeneye gufatanya cyane, tukagira urunana rw'amasengesho kugira ngo rijye gusubira inyuma. Niyo ikomeye ishobora gutuma itorero rihagarara mu bihe bikomeye nk'ibi. Rero abarigize, nyamuneka mureke iyi nshingano tuyigire iyacu, dusengera itorero. Inshingano ya 5 ari nayo ya nyuma kuri iyi ngingo, itubwira ko dufite inshingano yo gusengera n'igihugu cyacu. Dushobora no gusengera n'ibindi bihugu, ariko dufite inshingano yo gusengera igihugu, ndetse tugasengera n'abayobora. Hari igihe tuba twumva yuko abayobozi, kubera ko atari abayobozi b'itorero, tukumva ari abantu bo kureka bagakora nk'uko nyine babyumva batayobowe n'umwuka w'Imana. Oya, abo nabo dufite inshingano yo kubasengera kugira ngo umwuka w'Imana abakoreshe. Muribuka Kuro ntabwo yari umuyuda cyangwa umwisirayeli, ariko Imana yaramukoresheje kuko umwuka w'Imana yakoranye nawe, akora ibitangaza, akura abisirayeli basubiza muri gakondo yabo. Rero n'abandi dufite kubasengera kugira ngo bakore nk'ibya Kuro. Uwiteka aravuga muri iki gitabo cya 2 cy'ibyo ku Ngoma, mu gice cya 7 umurongo wa 13 na 14, akatubwira ati: nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, mushaka kuvuga uti maze abantu bagize itorero rya Zindiro, nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbababarire igicumuro cyabo, bakirize igihugu. Murumva uburyo inshingano dufite yo gusengera igihugu
ari ingenzi cyane. Imana ubwayo iratubwira iti nzumva ndi mu ijuru nimureka biriya byose murimo bitanezeza Imana mukantakambira, nzumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Pawulo yihanangirije Timoteyo nawe amubwira ibyo gusengera abayobozi, kandi natwe niko bimeze no muri iki gihe cyacu. Iyo nshingano ni iyacu, ntabwo igarukira kuri Timoteyo. Yaramubwiye ati irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Aha ni mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Izi ngingo uko ari 5 ndakwinginze kugira ngo nawe uzigire izawe, kuko dukwiriye gusenga, dukwiriye kubana n'Imana, kandi dukwiriye gufasha n'abandi binyuze mu masengesho kugira ngo nabo bakomeze inzira nziza yo kubana n'Imana, kandi ibyo bibera umugisha n'abazengurutse aho bari hose. Noneho rero tumaze kubona izi ngingo uko ari 5 ntoya zifite, ndatekereza ko umuntu wese yaba abwumva, kuko iyi si ntabwo tuyibereyeho kuzayibamo gusa, tuyibamo twitegura kuzaba no mu bwami bw'Imana, ariko ntituzabeyo twenyine, ahubwo tukajyanayo n'abandi. Dukeneye rero kwisabira, dukeneye gusabira imiryango yacu, dukeneye gusabira abasore bacu n'inkumi zacu, dukeneye gusabira igihugu, dukeneye gusabira itorero, ndetse dukeneye gusabira n'abayobozi. Aha ngaha tumaze kumva ibyo tugomba gusabira, nanone tunazirikane yuko nubwo dusenga ishyamba atari ryeru, hari inkomyi mu masengesho yacu, ariko izo nkomyi nazo ntabwo zigomba guhoraho, ahubwo dufite inshingano yo kuzikuraho, kuko tuzi uturwanirira kandi tukaba tuzi ko ari umuneshi. Inkomyi rero nazo nyinshi cyane, ariko kubw'uyu mwanya reka tuvuge nazo izindi nk'5 umuntu akwiriye kuzirikana cyangwa kuzirikana akazikura mu nzira, kugira ngo amasengesho ye Uwiteka yumve asubize. Iya mbere, ababarira. Buriya iyo ugize icyupa n'umuntu runaka uwo ari we wese, ushobora kuba ari uwo mu muryango, mu kazi, cyangwa n'uwo mu muhanda, birashoboka mukagira icyo mupfa. Kugira ngo amasengesho yawe atagira inkomyi, cyangwa se iyo itabera gusenga kwawe inkomyi, ugomba kubikura mu nzira ubabarira wa muntu, nubwo atanagusabye n'imbabazi, ariko ugomba kumubabarira kugira ngo mbere wowe kuvura, kuko iyo ubabariye uba wivura, nutababarira urakomeza kwiremereza umutima cyane. Icyo gihe rero iyo bimutyo, niyo ugiye gusenga bimera kwa kundi bavuga ngo nasenze, ariko ngo amasengesho yanjye nkumva atarenga igisenge. Kubera iki? Kubera ko umutima wawe uremerejwe n'uburakari, uremerejwe n'uko utabashije kubabarira umwapfubiranye. Tugomba kubabarira, kandi tukanababarira dushaka gukira, tukababarira nanone
kugira ngo amasengesho yacu yumvirwe. Muri Mata 5:24 haravuga hati, nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke uture ituro ryawe. Urumva rero ko bitagenze bityo, ugumanye uburakari mu mutima wawe, biragoye kugira ngo iri turo ryawe ariko gusenga kwawe ribashe kwakirwa cyangwa ryumvirwe. Nta nkomyi y'amasengesho ikwiriye kubaho. N'ahandi ijambo ry'Imana ritubwira ko nituba twanarakaye ntibukarinde bwira ngo izuba rireye rirakaye. Mwumva ko tugomba kuyikuraho iyo nkomyi tubabarira. Mu migani ya Kristo naho kuri paje ya 63 haravuga ngo, niba hariho uburyo bwose twakomerekeje bagenzi bacu, ni inshingano yacu kwiyunga nabo, kuza imbere y'Imana dutunganye, tugira ngo tubone uko tuyisaba imigisha. Ni ngombwa. Mu gihe rero twagize ibyo dupfa na bagenzi bacu, tugapfa kujya imbere y'Imana tugifite ibyo twapfuye mu mitima yacu, ntabwo tuba dutunganye. Kandi kujya imbere y'Imana dutunganye ni ngombwa. Iyo tugiye gusaba Imana imbabazi n'umugisha, dukwiriye kugira umwuka wo kubabarira no gukundana ubwacu. Mbese twabasha dute gusaba dutya tuti, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe twababariye ababitugiriye, kandi dufite imitima inangiwe ituma twanga kubabarira bagenzi bacu? Nidushaka ko amasengesho yacu yumvirwa, tuba dukwiriye kubanza kubabarira abandi mu buryo twifuza kubabarirwa n'Imana ubwacu. Kubabarira rero ni ikintu kidufasha gukuraho inkomyi mu masengesho yacu mu gihe tugize ingorane, tugapfubirana n'abandi bantu bagenzi bacu, cyangwa se twahuye n'ibibazo, umwanzi nawe agenda dutera ibyondo. Kubihanagura ni ukwemera gutanga imbabazi. Kura inkomyi mu masengesho yawe. Mu isomo twasomye ry'urufunguzo, havuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Aho ntabwo hasomwe, ariko muri uru rwego rwo kubabarira, ijambo ry'Imana ridusaba yuko twaturirana ibyaha byacu. Ahari nshobora kuba ngewe nakomerekeje umuntu, ukaba uri kumva mvuga ngo babarira, ariko nawe wakomerekeje ufite uruhare rwo kugira ngo uriya muntu wakomerekeje nawe ye kujya imbere y'Imana adatunganye kubera umutima uremerewe. Mufashe, umusange, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ni ngombwa rero, ni ngombwa ko niba hari icyo nakoze kitagenze neza, niba hari icyo nacumuye kuri mugenzi wanjye, ngo ugomba kumusanga ukamusimba kugira ngo ye kugira inkomyi kubera icyo mwapfuye. Inkomyi ya kabiri iza inkomyi ya kabiri iza mu muryango. Burya mu miryango iyo hatarimwo izo nkomyi,
imiryango ishobora kuba imiryango myiza, ariko nanone imiryango yiyumanganya, mu muryango umugabo cyangwa umugabo atumvikana n'umugore, abana n'ababyeyi ari uko, ariko tuzaba tutugaburira mu rusengero twese, tukaririmba itorero, tugakora imirimo cyane dushishikaye, ariko twagera mu rugo tugasanga tubaye abandi bantu batari babandi bahoze ku rusengero. Hari urugero rw'umuntu, umugore umwe ngo yari afite umugabo wari umuyobozi, noneho ngo akajya yagera ku rusengero agakora ibintu byiza cyane, akaba umuntu mwiza cyane, yagera mu rugo akaba intare. Umunsi umwe rero ari ku isabato, umugore arabyuka aritegura, yoza amasafuriya ye, ngira ngo yari yayogeje, hari yiteguye isabato, arafunga neza n'imbabura ze, aragenda abitereka ku ruhimbi. Umugabo rero ahageze asanga ko urumva yaranadukaga nk'umuyobozi kandi wemerwa, ahageze asanga amasafuriya yo mu rugo rwe n'imbabura n'ibindi biri aho mu rusengero. Umudamu rero yari yamaze kujyana ayo masafuriya ye n'imbabura n'ibiki, umugabo abibonye biramushobera, aramubaza ati ariko se none bigenze bite ko ibi ari byo bije mu rusengero? Umugore aramubwira ati rero umugabo wanjye, iyo turi mu rusengero mbona uri umuntu w'Imana pe, muri byose mu nzego zose nta wundi muntu ukurusha kuba umuntu w'Imana, ariko twagera mu rugo nkabona nanone nta muntu ukurusha kuba uwa Satani, none mpisemo ko twibera mu rusengero. Urumva rero birashoboka ko hari bameze nk'uwo mugabo, birashoboka cyane ko abantu babaho babeshyabeshya, mu rugo ukaba ugaragara mu buryo bubi cyane, ariko wagera ku rusengero akaba ari we mukristo w'intangarugero. Rero ibyo ni inkomyi ku masengesho yawe. Burya niyo wajya mu rusengero ugasenga uteye, abantu bashobora kutabimenya, ariko Imana ntabwo yakira gusenga kwawe, kuko ugomba kubanza gutunganya ibyo mu rugo, ukikiranura n'abawe bose, hanyuma ukaza gusenga, Imana ikumva gusenga kwawe. Petero nawe yabivuzeho, aravuga ati namwe bagabo, nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Abagabo, amasengesho kuba ari amasengesho adafite inkomyi, bitewe n'uburyo mwitwaye ku bagore banyu mu ngo zanyu. Bagore se twebwe turi shyashya, kumenya natwe bitugora cyane. Niyo mpamvu natwe Pawulo yatubwiye ati namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumva ijambo ry'Imana, beshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba bari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Ubu ngubu iterambere ryatumye natwe ibintu byarahindutse. Ntabwo kuba ufite uburenganzira ni byiza kubugira cyane, ni byiza no
kubuhabwa ni byiza no kubwubahiriza, ariko nanone ntabwo ibyo ngibyo bikuyeho ko tugomba kugandukirana. Oya, ni inshingano yacu. Niba dushaka ko amasengesho yacu atagira inkomyi, tugomba kugandukirana, tukagandukira abagabo bacu Imana yabaduhaye kugira ngo tugire umuryango mwiza, tugire umuryango witeguye kuzabona ijuru, tukaribonera hamwe, abagabo n'abagore ndetse n'abari mu muryango bose. Rero uburenganzira bwacu bagore ntibuzatubere inkomyi mu masengesho yacu. Icyo ngicyo tucyiteho cyane. Abagabo nabo, uburyo mufata abagore banyu, nyamuneka banyu he kuba inkomyi mu masengesho yanyu. Abana bo barasabwa kumvira no kubaha ababyeyi kugira ngo amasengesho yabo nayo ye kuba inkomyi. Muzi ko abana benshi ubu ngubu, abasore, inkumi, muri mirimo myiza cyane mu rusengero, azaba ari umukoriste ufite ijwi ryiza cyane, uririmba neza cyane, abantu bose bemera, ariko wagera mu rugo ugasanga icyo akora ni ukuririmba gusa. Ntacyo umubyeyi ashobora kumubwira ngo mukorere abyemere, ntacyo umubyeyi ashobora kumutuma ngo akizane, ni ukuvuga ngo agendera kuri gahunda ze gusa, ubundi ababyeyi nawe bakimenya. Amasengesho yawe ni inkomyi, afite inkomyi kuko utumvira ababyeyi bawe, kandi Imana yabaguhereye kugira ngo ubumvire, niba ibyo bagusaba kubumviramo bidatandukanye n'ubushake bw'Imana. Kandi nabwo niba bitandukanye n'ubushake bw'Imana, ingeso zawe nziza zigusaba gutuma babasha kumenya neza iyo Mana usenga iyo ari yo, ayo masengesho yawe ntagire inkomyi. Rero twese gukura inkomyi mu masengesho yacu mu miryango aho turi. Ikintu cya gatatu kibera inkomyi gusenga kwacu ni ugusengana itendwe. Gusengana itendwe. Gusengana itendwe, ahari yenda abana bato bashobora kutabyumva, ariko ni ugusengana umwete muke. Bisha na bisha, ukumva nyine urasenga ariko kubera hari ni formule ugomba kubahiriza. Inkomyi mu masengesho yawe. Tugomba gusengana umwete, niko ijambo ry'Imana ridusaba, kandi mu byo dukora byose tugomba guhora dusenga. Ntabwo twashobora kubana n'Imana ngo amasengesho yacu ayigereho dusenga igihe tuboneye, igihe twishakiye. Tugomba kugira umwanya wo gusenga, wo kubana n'Imana, tukagira umwanya uhagije wo kuyumva tuyiteze amatwi, kuko yo yaduhaye uburyo, yaduhaye ndetse n'igihe. Iyo tuvuga ngo turi ibisonga, hari igihe dutekereza ibisonga byo gutanga icya 10 yenda n'amaturo gusa, ariko turi n'ibisonga by'igihe Imana yaduhaye. Imana yaduhaye umunsi w'amasaha 24. Ayo masaha agabanije mu bice bitatu, amasaha 8. Amasaha yo gukora 8, amasaha 8 yo kuruhuka. Iyo mvuze kuruhuka ntabwo ari ukuryama. Muri uko kuruhuka niho uboneraho kuba wakora iyindi mirimo itari ya rutine. Muri uko kuruhuka ushobora kugira umwanya wo kubana n'umuryango wawe, mukaganira, mukagira umwanya wo kwidagadura. Muri uko kuruhuka hari byinshi ushobora kupangiramo ukaba uri kuruhuka.
ariko hari n'ayo masaha 8 yandi yo kubanamo n'Imana yawe. Murumva rero ko ntacyo kwireguza dufite ngo dusenga akanya gatoya kubera ko tutabonye umwanya. Reka da, Imana yaduhaye amasaha, ahubwo tuyakoresha dute. Rero gusengana umwete ni ngombwa cyane. Abakiri batoya b'abasore n'inkumi bacu, iyo ufite fiance cyangwa se ataraba fiance ariko ubona utangiye kumukunda, umuha umwanya ungana iki? Ariko iyo bigeze mu kubana n'Imana, umwanya tuwugira mutoya bikabije. Reka rero twe gusengana itendwe, ahubwo tugira umwete mu kubana n'Imana. Ibi nibyo byatumye ba Danieli babasha kubaho mu buryo batigeze batandukana n'Imana ndetse no mu bihugu by'amahanga. Nicyo cyababashishije no kuba abategetsi bakomeye mu gihugu kitari icyabo, kubera ko Imana yabakujije ibashyira hejuru kubwo kuyiha umwanya no gusengana umwete. Icya kane nacyo kibera inkomyi amasengesho yacu ni ugushidikanya. Gushidikanya murabizi yuko ari ikinyuranyo cyo kwizera. Iyo tutizeye tuba dushidikanya. Rero dufite inshingano yo gusanga Imana yacu tuyizeye, tudashidikanya yuko iri busubize gusenga kwacu. Ariko nanone uko dutekereza Imana isubiza gusenga kwacu, ntitutekereze ngo Imana iradusubiza uko tubishatse byanze bikunze. Oya, Imana imenyera iherezo mu itangiriro, kandi ishobora kubona ko ibyo ndi gusaba bitari bujyane n'ubushake bwayo, cyangwa se biza kumbera indi nkomyi, igahitamo kutabimpa muri uyu mwanya. Icyo gihe rero ntegereza icyo Imana yabonye ko ari cyo cyiza, ariko wirinde gushidikanya ko Imana idasubiza gusenga kwawe. Tugomba kwizera rero mu gihe dusenga Imana. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6, Pawulo aratubwira ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, ni ukuvuga Imana, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho kandi ikagororera abayishaka. Kwizera rero ni inkingi ikomeye cyane mu masengesho, ariko gushidikanya ni inkomyi nanone ikomeye mu masengesho tugira. Inkomyi ya 5 ari nayo iheruka iyi ngingo tunagana ku musozo, ni ugukora ubudahwema. Gukora ubudahwema, murabizi ko ni byiza cyane gukora. Ntihagire uwumva ko ngiye yenda kubashishikariza ubunebwe. Ubunebwe bwo ni icyaha, n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Imigani Salomo yabivuzeho cyane ko ubunebwe ari icyaha. Ariko nanone gukora, nanone ntiwibuke yuko hari izindi nshingano ufite nyuma yaho. Iyo nayo ni inkomyi mu gusenga kwawe. Hari umuntu umwe natekereza ko ashobora kuba yari umugabo, hari simbizi neza, ariko ngo yarasengaga, agasenga Imana ashishikaye cyane, akagira ibihe byo kuyibwira, hari n'ibyo kuyitega amatwi, ariko bigeze aho imirimo imubana myinshi, nk'uko natwe bijya bitubaho muri kino gihe. Imirimo imubana myinshi pe, arakora, ahatangira kudohoka buri mwanya wo gusenga. Byageze hahandi uyu muntu yageze ahabwira Imana, tumva rero Mana, nawe uzi gusoma. Ngira isengesho yari yaryanditse, ati ngira isengesho arimanika ku gikuta, aravuga ati ahasigaye kuko nza nkajya gupfukama, yaba yaguye agacuho, yapfukama imbere y'igitanda ngo asenge, agasinzira, mu gitondo agakanguka agipfukamye.
avuga ati rero noneho nawe uzi gusoma mana ngira isengesho ndimanitse aha dore ibyo nkeneye n'ingibi. Ese uwo muntu yari agisenga? Gukora ni byiza cyane, ariko nanone tuzirikane ko tugomba kubona umwanya wo kubana n'Imana, tukawushakisha, tukagabanya mu byo twari gukora byose, tukareba icy'ingenzi cyane. Umwanya wo kubana n'Imana ntugire inkomyi. Muribuka Marita? Bagore bagenzi banjye, namwe bakobwa bacu, muribuka Marita? Marita burya ntabwo yakoze ibintu bibi pe. Marita yari umunyamuhati mu mirimo ye, kandi ibyo yari ari gukora byari bikwiriye kugira ngo yite ku bashyitsi bari bari mu rugo rwabo. Ariko kubera gukora cyane, byageze aho bimutandukanya no gutekereza umushyitsi bafite, hanyuma bimuviramo no kujya gucyaha Yesu. Ariko murabyumva, ageze aho acyaha Yesu. Ariko ubundi wowe Yesu, ntabwo ubona ko Mariya yantereranye? Wamubwiye? Rero gukora ni byiza, ariko nidukora tujye twibuka ko dukwiriye no kwibuka kubana n'Imana. Igihe rero kigiye kugera Yesu akagaruka, kandi ubwo azaba agarutse imanza zizashingwa, hanyuma tubwirwe iby'amateka yacu, tubwirwe ibyo twakoze, turebe n'inkomyi twagize, hanyuma buri muntu wese yerekezwe aho akwiriye kujya bitewe n'ibyo yabayemo n'ibyo yakoze. Tuzahabwa ingororano cyangwa ibihano bitewe n'uburyo twabanye n'Imana. Ariko ku bakunze kubana n'Imana mu masengesho, mu ngororano zishimishije cyane bazahabwa, harimo n'izishimwe bazahabwa n'ababakomotseho. Mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore, kuri paje 327 kugeza kuri 328, uhasomye havuga iby'izi ngororano. Umuja w'Imana yaravuze ngo intebe z'imanza nizishingwa, ibitabo bizabumburwa. Ubwo umucamanza ukomeye azavugira ijambo ngo nuko mugaragu mwiza, maze amakamba y'ikuzo yo kudapfa agatamirizwa mu ruhanga rwanesheje, benshi, ndagira ngo ukurikire ahangaha, benshi bazazamura amakamba yabo imbere y'iteraniro ry'abavuye ku isi n'abo mu ijuru bose, maze berekana ababyeyi babo bavuga bati, kubw'ubuntu bw'Imana uyu mubyeyi wanjye yangize uwo ndi we. Impanuro ze n'amasengesho ye byabaye umugisha ku gakiza kanjye k'iteka ryose. Rero murumva yuko gusenga, iyo kutagize inkomyi mu muryango, iyo kutagize inkomyi aho uri, birimo n'inyungu nyinshi z'iteka ryose. Ninde utanezezwa no kuzabona ari muri ririya juru, ari kumwe n'abo yagiye abwira ubutumwa, bavuga bati gusenga kwe, impanuro yampaye nibyo byangize uwo ndi we by'iteka ryose. Ndasaba Imana kugira ngo gusenga kwawe kuvanwemo inkomyi. Izo navuze ni nkeya, hari izo nawe waba wifitiye njyewe ntazi, ariko birashoboka cyane ko izi nkomyi zikurwaho mu izina rya Yesu. Uwiteka arabishoboye kuzidufasha akazikuraho, ahasigaye tukagendana nawe, kandi tukazagira umunsi w'urubanza duhagaze neza, haba ku miryango yacu, haba mu itorero turimo, haba no ku bandi twagiye duhura nabo bose. Ibyo rero tubifashwa n'uko twemeye kubana n'Imana, tukomatana nayo, tukayiha umwanya, tukavugana nayo nk'inshuti yacu magara, kandi tukamenya inshingano yacu.
Imana izadushoboza nta gushidikanya. Mu gusoza rero reka dusome iri somo riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 56, aho Pawulo atubwira ati nuko rero bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Senge twongeye kugushima Imana yacu ikomeye, turagushimye cyane kuko muri uyu mwanya wabanye natwe, turagushima cyane kubw'umugisha w'iyi sabato waduhaye, izina ryawe nirihimbazwe. Reka ngushimire abana bawe batanze umwanya wabo kugira ngo bicare bagutege amatwi,
kangushimire Mana ko iri torero rya Zindiro wemeye ko ribaho, ni kubw'ubuntu bwawe kandi uzi impamvu. Kangushime ko watanze n'iri koranabuhanga kugira ngo abadashoboye kujya mu nsengero muri iki gihe babashe kurikoresha. Uri Imana nziza, uhabwe icyubahiro. Reka rero gusenga kwacu kwe kugira inkomyi iyo ari yo yose mu mibereho yacu. Satani aradutera akaza mu miryango yacu akayishyiramo ibituma inkomyi ziba nyinshi, ariko uri Imana ishobora gutegura imitego yose aba yaduteze. Turagusabye rero muri uyu mwanya kugira ngo uduhe kwemera yuko ari wowe ushoboye byose kuri twebwe, kandi twemere ko turi abanyantege nke, ko twakizwa no kugusanga, akaba ari wowe utubera byose kandi akaba ari wowe udutabara. Tugirire neza rero kugira ngo izi nkomyi twavuze ndetse n'izo tutabashije kuvuga uzidukurireho, kugira ngo kubana nawe kwacu kwe kugira ikizinga icyo ari cyo cyose, ahubwo tube abera kandi tunezezwe nuko nawe uri Imana yacu, kandi tubeho turi abana bawe bagushimisha. Umugisha rero abateraniye ahangaha bose, umugisha itorero rya Zindiro, umugisha abayobozi warishyizeho kugira ngo babashe gukora umurimo muri kino gihe, umugisha abasore n'inkumi bagize iri torero rya Zindiro Mana. Kandi data dusabiye umugisha Pasitoro Manuel uriyoboye, turakwinginza kugira ngo abo bose bemere kukubera ibikoresho kandi ubagire imiyoboro itunganye, kugira ngo aho bari hose icyubahiro cyawe kijye kihagaragarira. Turi mu gihe twitegura kuza kwawe kandi niba cyane, inkomyi rero zituma amasengesho atakugeraho turazisabiye kugira ngo zitsinde mu izina rya Yesu, kandi udushoboze kwitegura n'imiryango yacu, tubane neza nk'uko ijambo ryawe ridusaba, kandi tubere umugisha abatuzengurutse. Ngaho rero komeza utugirire neza muri uyu munsi w'isabato, uduhe gukomeza kubana nawe, kandi uduhe kugira imyiteguro myiza, kugira ngo ubwo uzerekanwa nitutabasha no guhurira mu nsengero tuzahurire mu bwami bwawe. Urakoze ko uri Imana yumva gusenga kwacu, urakoze kandi ko uri Imana itagitwumva gusa, ahubwo utwumva ukanadusubiza. Uduhe kukwizera kugira ngo icyo kiganza cyo kwizera kibashe kwakira imigisha uduha buri munsi. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Umwami wacu
Kristo agaruke, abantu baririmbe haleluya.